Abaharanira uburenganzira bw'abana baratunga agatoki inzego z'ibanze kugenda bigura intege mu gukurikirana ubuzima bw'abana bakuwe mu mihanda, ibituma bagaruka mu mihanda hadaciye kabiri. Aba kandi bashimangira ko uburyo bukoreshwa mu kubakura mu mihanda budakwiye kuko abana babibona nk'aho ari abanyabyaha. Ibindi kuri iyi nkuru reka tubibaze mugenzi wacu Emmanuel Hakizimana. Papa nta muntu babone mama afite undi mugabo. Papa kamfata kankubita inkoni yaboneka gacindi kuko nanjye ntabwo ibi ngibi mbyishimiye. Aya namwe mu majwi y'abana bo ku muhanda bazwi nk'inzererezi. Tubasanze Nyabugogo hazwi nko ku magaraje. Baragaragaza agahinda k'icyatumye bava iwabo mu rugo bakaza ku mihanda, nubwo ari ubuzima bavuga ko bubagoye. Ku bwabo bakifuza ko bafashwa bagakurwa muri ubu buzima, nubwo inzego zitandukanye zagiye zibigerageza ariko ntibirambe. Ubuse igihe mwahereye muvuga ngo muzadufasha dusubire mu muryango, mwadufashije iki? Baraza abanyerondo bakatwandika ngo tuzajye ku mirenge, ngo mu bagitifu, ngo tujye mu bagitifu, ngo bazaduha ibintu ngo batugeze no mu rugo. Ubwo se baduhaye iki? Nubwo hano tuba mu muhanda harimo abana baryamanye impano, turagira ngo mudusabire leta igitumenya itwishyurire. Nk'ubu ngiye nize saro ariko nabuze ububasha bwo gukora stage kuko iwacu ntabwo twishoboye, kuko nanjye ntabwo ibi ngibi mbyishimiye. Nje navuye iwacu kubera ubukene, navaga kwiga inzara ikanyica, nava kwiga nakwirukira mu Karubanda, navayo bakankubita, bamara kunkubita bugacya nkasubira kwiga, nkongera nkaza nkajya mu Karubanda nkiba. None se ubwo ni gute nari kuba mu rugo? Namusaba yuko grombyanza akajyaga kunkubita. Ikibazo mfite nuko iyo ndi mu rugo ndataha, nagera mvuye ku ishuri papa kamfata kankubita inkoni yaboneka gacindi, yamara gucindi nanone akankubita, yamara kunkubita maze ubundi agahita ajya mu kabari akajya kunywa inzoga, yamara kunywa inzoga akaza nanone akankubita. Mu gukenera kumenya impamvu abana biyongera ku mihanda mu gihe hari gahunda ya leta yo kubasubiza mu miryango baba baraturutsemo, mu Rwandashyaka Evariste ni umuyobozi mu mpuzamiryango iharanira uburenganzira bw'umwana CRADO, avuga ko amakimbirane mu miryango ari kwiyongera muri iyi minsi, ari gutuma abana badatekana mu miryango yabo, bakumva inzira iboroheye ari ukujya kuba mu mihanda. Kuko niba ababyeyi bari kurara barwana, niba ababyeyi bafite bya bibazo bituma abana batabona n'iby'ibanze. Nuvuga ngo imiryango irimo amakimbirane, abana ntibabona n'ibyo kurya bihagije, ntibabona n'icyo kwambara, ntibabona n'ibyo bakeneye by'ibanze. Ikindi hari ihohoterwa rikorerwa abana, yaba ihohoterwa ryo mu miryango, niba abana bakubitwa, niba abana bahabwa ibihano bibaza umutima, ubwo izo hohoterwa ryose abana bahura nabyo bituma nabo baza mu mihanda kuko bumva ko ari wenda bafite amakiriro. Ikindi hari bano bana baterwa inda ari batoya. Bano bana baterwa inda ari batoya muri iyi minsi bugarijwe n'ibibazo. Iwabo y'umwana amaze guterwa inda, iwabo bahita bamubuza, batamuha bya bindi yari asanzwe abona, cyangwa bakamufata nk'ikibazo. Iyo bamufashe nk'ikibazo rero bituma nawe inzira imwe ashobora kuza mu muhanda, cyangwa na wa mwana yabyakaza akamuta mu mihanda. Ku mpungenge z'ubuzima abana babayemo n'indwara bashobora kwanduriramo n'izindi ngaruka ku buzima bwabo, ndetse n'igitera kuba bakurwa mu mihanda ariko bwacya bakagaruka. Evariste mu Rwandashyaka nta muntu ubwitaho kuko iyo bari mu mihanda nibo bishakira, uretse no kuba bitabwa mu buryo bw'ubuzima ngo batandura n'ibyo kurya barirwariza. Nta muntu bashyira ibyo kurya, nta muntu umenya ngo baraye hehe, nibo birwariza. No kuvuga ngo rero kwandura biroroshye cyane kuko nta nzego zibari nta bantu bari hafi bo kubafasha kugira ngo wenda batandura n'izo ndwara cyangwa badahura n'ibindi bibazo byinshi binyuranye. No kuvuga ngo ni abantu bibeshaho. Iki kibazo kirahangayikishije kurenza n'ibindi bibazo dufite byose, kuko impamvu gihangayikishije cyane 85% y'aba bana bo mu mihanda ntabwo baba bika. Niba umwana atiga nejo hazaza hihe ntahari. Ikindi cya kabiri, mu mihanda bavanamo imico mibi, n'uburyo bakugwa mu muhanda nabwo bugomba kunozwa. Ntago bana kuntu bakugwa mu muhanda usanga kenshi na kenshi ari inkeragutabara zigiye kubafata cyangwa polisi. Barabana ntago bagomba kuvanwa mu muhanda nk'abanyabyaha, bagomba kuganirizwa, ndetse hakajyayo abantu ba psychologist basobanukiwe n'ubuzima bwo mu mutwe, akaba ari bo bafasha bari abana kuva mu muhanda. Ariko yubajyanye yugiye ukajyana abantu bashinzwe umutekano kuri bajya kubafata, umwana nawe ahita yumvamo nk'umunyacyaha ko afashwe nk'umunyacyaha, ejo akazongera akagaruka cyangwa bagara bakwepana na polisi. Akwiye abantu babyigiye, bazi ubuzima bw'abana, bazi uburenganzira bw'umwana, bazi n'ubuzima bwo mu mutwe. Noneho buri mwana bakajya mukuramo, bakabaganiriza mbere yo kubakuramo, kurenza uko wajya kubafata ngo ukamera nk'uri kubahiga, nabo buriya birabamenasa. Niyo mpamvu rero twumva bikwiye kunozwa ku buryo bavanwamo n'uburyo basubizwa mu miryango yabo. Ku kijyanye no kuba inzego z'ibanze zitungwa agatoki mu kutita kuri aba bana, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu
ivuga ko yakomwe mu nkokora n'icyorezo cya coronavirus ariko biteguye guhagurukira iki kibazo kandi bafatanyije n'inzego zose. Ku murongo wa telefone twavuganye na Bwana Bahame Hassan, umuyobozi mukuru muri Minaroke. Twibukiranye kuko inzego zibanze burya zibazwa ibintu byinshi, ariko byose ntabwo twicaye, nuko twakomye mu nkokora ni coronavirus yaje, ariko gahunda ihari niyo kumanuka mu ntara zose tukagerageza mu buryo bwose bushoboka dufatanyije na NRS kugira ngo turebe uburyo bari abana twabarangiza mu mihanda. Kuva kuri Ministeri yacu y'Ubutegetsi bw'Igihugu Migeprof, objective dufite niyo kuvana bari abana mu mihanda nibura bikagaragara ko nta mwana ugaragara mu muhanda. Tuzabigeraho ari uko inzego zose dufatanyije. Inshuro nyinshi byakunze kugaragazwa n'inzego zibishinzwe ko zigiye kurangiza burundu iki kibazo cy'abana bo mu muhanda, gusa kugeza n'uyu munsi iki kibazo kiracyari ingorabahizi.